kwaka amavuta ndakwinginze amavuta Yesu mbone kwaka burinde bucya. Everybody sing. Amavuta Yesu mbone kwaka. Usabye amavuta. Amavuta ndakwinginze. Amavuta Yesu mbone kwaka. Mbone kwaka. Mbone kwaka burinde bucya. Amavuta. Amavuta Yesu mbone kwaka. Amavuta mwami Mana. Amavuta ndakwinginze. Amavuta Yesu mbone kwaka. Mbone kwaka. Mbone kwaka burinde bucya. Reka tuvuge ngo turirimbire Imana yacu. Turirimbe, turirimbe, Hosana tugusingize, wowe mwami utwara abami, Yesu tugusingize. Rimba wongorera umutima wawe uvuga ngo umutima wanjye ririmbira Imana. Turirimbe, turirimbe, Hosana tugusingize, wowe mwami utwara abami, Yesu tugusingize. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amahoro inshuti bakunze mwese mukomeje kugenda mukurikira gahunda za Evangeliser le Monde TV. Nous sommes ici pour évangéliser le monde. Nitwa Bikemu, mumaze kugenda mumenyera ko tubana mu biganiro byinshi bitandukanye byo guhumura nyine imitima y'abera. Iki ni ikiganiro The Power of Worship cyangwa se imbaraga zo kuramya. Kuramya Imana n'ubuzima, kuramya Imana harimo imbaraga zikomeye, kandi twamaze gusobanukirwa ko twaremewe kuramya no guhimbaza Imana. Igihe ubirimo ubikora neza, uri gusoza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Igihe ubaye mu buzima butaramya, uba ufite ibindi bigirwamana uba uri kuramya, nk'uko twabibonye mu kiganiro cy'ubwashize. Tugera no kurufatikanya n'aba baramyi turi kumwe kugira ngo tuzamure ibendera ry'ubutsinzi, tuvuga ngo Yesu ari ku ngoma, kandi uko atuyoboye turamushima biratunyuze. Nta rindi zina dufite ryo kuririmbira, nta rindi zina dufite ryo gukorera, kuko izina rya Yesu niryo tuboneramo amahoro. Niryo zina tujya tugeramo tukaririmba tukaruhuka. Niryo zina imfubyi n'abapfakazi babyigana mu rusengero bandika udupapuro ko gushima Imana. Ese ukurikije ubuzima bwabo bari bafite impamvu zo gushima, ariko muri Yesu umuntu wese yagezemo yisangamo amashimwe. Turi kumwe n'umuramyi Ndizwe n'Imana Isayi ndetse na Josette Zabayo. Ndagira ngo uzamure isengesho, udusengere, usengere n'abakunzi ba Evangeliser le Monde TV aho bari ku isi hose, maze dukomeze dukora umurimo w'Imana. Turagushimira kuri Imana nziza, turagushimira ko ugiye kudereza umwanya kugira ngo dutaramane nawe ndetse tuguhereze icyubahiro. Turakweretse ko turi aha ngaha data, reka Mana abe ariyo uganza ubane natwe. Buri wese Mana udukurikiye, reka umuhereze umugisha, umuhereze gukomeza kumva ibyiza byawe, akomeze kukunogera data. Uduhereze Mana natwe kugira ngo tuheshe umugisha itorero ryawe. Tuyisabye tugeze ko byumvishe, ukaba ugiye kubana natwe Yesu Kristo wacu. Amen.
w'intama. Hosana, Hosana, yarapfu,